inshuti bene data dusangira urugendo rujya mu ijuru kandi mbifurije Pentecote nziza. Iki ni icyumweru cya Pentecote, bivuga ngo muri kino cyumweru tugiye kukimara tuganira ku nyigisho z'Umwuka Wera. Turasobanura Umwuka Wera icyo ari cyo, dusobanure cyangwa tuzasobanure cyitwa kubatizwa mu Mwuka Wera no kuzuzwa Umwuka Wera. Tuzanavuga ku ijambo ryitwa imbuto z'Umwuka Wera n'impano z'Umwuka Wera, nibura dusoze tuvuze no kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ibyo bintu uko ari bine, nizeye ko kandi tuzagira n'ibihe byiza. Soma ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa mbere ndagera ku murongo wa 4. Uko Umwuka Wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Imana dufashe cyane. Nk'uko tubivuze, izi nyigisho z'Umwuka Wera zirakwiriye ku itorero rya Kristo, cyane ko ubuyobe bukomeye no kugwa gukomeye ni ukugwa uguye mu by'Umwuka Wera, cyangwa ukayoba uyobeye mu by'Umwuka Wera. Bene uwo muntu aba aguye kugwa gukomeye, kuko ugiye kureba usanga ibingibi tuvuga ngo umuntu yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, yaguye mu cyaha cy'ubusinzi yongera inzoga, yaguye mu cyaha cy'uburwanyi, umuntu yamwendeje barwana. Biriya byose biroroshye kugarura umuntu. Biriya byose biroroshye ko umuntu waguye nk'aho ngaho anabyuka. Nako birivuga ngo nta wagwa ubutazabyuka. Ariko ikibazo gikomeye niyo habaye ubuyobe, umuntu akayobera mu by'Umwuka Wera. Bene uwo muntu ntabwo ajya agaruka. Abakuru murabizi cyangwa n'abato babyiruka, dufite benshi bayobeye muri ibyo bintu. Imyaka ibaye myinshi kubagarura ntabwo byoroshye. Nyamara uguye mu cyaha cy'ubusambanyi yasabye itorero imbabazi, yarababariwe, yarakiriwe. Rero kikwereka ko kugwa mu cyaha no kwibera mu by'Umwuka bitandukanye. Mbanze nsobanure ku Mwuka Wera nk'uko nabibasezeranije. Umwuka Wera ni imbaraga z'Imana ziyerekana mu kwiyerekana bwa gatatu kw'Imana. Ndasubiramo, Umwuka Wera ni imbaraga z'Imana ziyerekana mu kwiyerekana kwa gatatu kw'Imana. Dusangiye kumenya yuko Imana twizeye, dusenga, dukorera iri mu butatu, ifite ubutatu, icyo bita Trinité. Noneho ubwo butatu bwera bw'Imana ntabwo buvuze ko dufite Imana eshatu cyangwa dusenga Imana eshatu. Nubwo iyo dusenga tuvuga ngo mu izina ry'Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera, abandi niko babigenza. Ni nako byanditse muri Bibiliya. No kubatiza muzabatize mu mazina atatu, niko Yesu yavuze. Mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Icyo ni kibereka ko hari ubutatu. Wenda ubwingisho z'ubutatu nazo twazazishakira undi mwanya tukazivugaho ko ni nyinshi. Ntabwo ibyo bivuze yuko twizera cyangwa dusenga cyangwa dukorera Imana eshatu nk'uko bamwe babyibwira. Ndetse dufite n'abakristo bacu benshi bahura n'ibyo bibazo, ugasanga babuze ukuntu babisubiza. Ntabwo Imana ari eshatu, ahubwo ni Imana imwe, ariko yiyerekanye mu butatu, yiyerekanye mu bihe bitatu, cyangwa ikorera muri ubwo butatu. Imana Data nk'umuremyi, Dieu le Père, ni Imana Data nk'umuremyi wa byose. Nyamara kandi na Yesu Umwana wayo ariyo Mana Mwana ubwo ngubwo, nawe mu migani igice cya 8:22-30 havuga ko mu byaremwe byose nawe yari ahari.
yewe no muri Yohana igice cya mbere ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Wahagera mu itangira mu gice cya mbere ugasanga ngo umwuka yari aho ngaho agendagenda hejuru y'amazi imuhengeri. Niko ku murongo wa mbere n'uwa kabiri havuga mu itangiriro igice cya mbere. Bivuga rero ngo Imana yarabanje imara igihe yiyerekanye ari nk'Imana nyine umuremyi w'ibyaremwe byose, umuremyi w'isi ariyo Mana Data. Hashize igihe kirekire ariyo yivugira, ariyo yikorera. Ni mu birebe mu ngo bya Edeni niyo yasuraga Adamu. Nitugera kwa hano mu gice cya gatandatu turasanga ariyo yavuganaga nawe. Nitugera kwa Aburahamu turasanga ariyo yamuhamagaye igice cya 12. Ariko iyo tugeze ku munara w'i Babeli mu gice cya 11 dusanga aho hantu bwa butatu bujemo. Aho ivuga ngo dore uyu muntu abaye nk'imwe yo muri twe. Aho ni mu gice cya 4 mu Mbabare kitangiriro. Ahubwo ku munara w'i Babeli haravuga ngo dore uyu muntu icyo akoze aragikoze kandi kigezeho. Nimuze tumone icyo tunyuranye indimi zabo. Icyo gihe Imana yigaragaza nk'Imana, ikagenda nk'Imana yonyine ubwayo, no mu byemezo yafataga, no mu guhana niyo yahanaga, baba bo yahaniye ibishe, ba Uza n'abandi bose, nuko yakoraga. Igihe kiza kugera Imana itwiyereka yihishura mu buryo bwa kabiri, aribwo yihishuriye mu mwana wayo Yesu. Icyo rero nicyo bita mu Gifaransa incarnation, kwari ukwigira umuntu kw'Imana. Imana yigize umuntu, hanyuma irazibana natwe. Niyo mpamvu Yesu yiswe Emmanuel. Imana yaje mu bantu bayo, Imana iri kumwe n'abantu bayo, Imana mu bantu bayo. Imana iza kujya kwiyerekana bwa gatatu mu buryo bw'Umwuka Wera, mu mubatizo w'Umwuka Wera. Bwa butatu bw'Imana twatangiriyeho buba bwuzuriye mu muntu, ibyo bita la plénitude de la Trinité. Ubutatu bw'Imana buba bumaze kuzurira mu muntu. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa Pentecote twasomye hano, iri jambo umunsi wa Pentecote usohoye, naryo ndashaka kurisobanuraho. Kuki aha ngaha bavuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye? Iri jambo ubwaryo riravuga ko uwo munsi wari usanzwe ubaho. Umunsi wa Pentecote usohoye, mu yindi mvugo ugeze. Uyu munsi wa Pentecote ni ukuvuga ko wari usanzwe ubaho mu Bayuda, ryari itegeko ry'Imana, yari umwe mu minsi mikuru ikomeye Abayuda bizihizaga. Tubisanga mu Balewi igice cya 23 umurongo wa 15. Ndifuza ko tuhasoma, aha nkaza kuhagaruka nyuma. Abalewi 23 umurongo wa 15. Tuhasome hariya twasomye mbere, tubone kuhagaruka nyuma. Kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato, ku munsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa, mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije, mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Amen. Iri jambo 50, Pentecote, byasobanuraga umunsi wa 50. Ntabwo ari ikintu cya 50, si inka ya 50, si umwana wa 50. No. Ni umunsi wa 50. Uwo munsi wa 50 wabarwaga bahereye ku munsi bazaniye icyo bitaga ituro ry'umuganda ryo kuzunguzwa. Habaga habayeho umwero w'imyaka, noneho bakazana amasaka. Iyo tuvuze ituro ryo kuzunguzwa, ubwo twasanga n'igitwi ry'amafu n'ay'impeke, ibyo byose biri mu Balewi, ariko si umwanya wabyo. Icyo nababwira gusa nuko icyo gihe iryo turo ryazaga imbere y'Imana, bakarizunguriza imbere y'Imana, bayishimira yuko bejeje, bayishimira uwo musaruro. Cyane cyane ko Pentecote n'ubundi nicyo yasobanuraga, abantu babaga baje mu muganura bishimira umusaruro. Noneho ijambo rivuga ngo uwo munsi mwazaniyeho uwo muganda w'ituro ryo kuzunguzwa, yari amasaka akiri ku biti byayo, byo twita amahundo. Amahundo yabaga akiri ku biti byayo, noneho bakayazunguriza imbere y'Uwiteka bamushimira ko bejeje. Ibyo byarangira bamaze kubikora,
bakagenda bakabara iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Niko dusomye iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Mbonereho bene data munkurikiye kubasobanurira nubwo atacyo cyigisho ko ijambo saba isabato ntabwo ari umunsi umwe nkuko mubona bamwe bawufashe bakawuhindura icyo kuziririzwa akaba ari wo beza ni nako banabyita. Ntabwo saba ari umunsi umwe nkuko tuzi ko mu Gifaransa hariho semaine na dimanche, mu Cyongereza hariho week na Sunday. N'isabato ntabwo ari umunsi umwe ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru. No. Dore ikimenyetso turasomye ngo kandi mujye mubara iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Mwese ntimwumva yuko babaza iminsi y'amasabato ngo ni nk'iminsi y'ibyumweru? Turabizi yuko reka mbere ku umwaka ugira amezi 12, ukwezi kukagira iminsi 30, umunsi ukagira amasaha 28, isaha ikagira iminota 60, umuntu ukagira amasegonda 60, ubwo n'amasegonda ngo agira icyitwa amatsiyerisi nayo 60. Rero ntabwo ijambo saba isabato ari umunsi, ntabwo ijambo saba ari umunsi umwe, ahubwo ijambo saba ni icyumweru. Ntabwo ari ku cyumweru, icyumweru ku cyumweru batandukanye. Noneho babaraga iyo minsi y'amasabato 7 itagabanije ngo mufate 7 iminsi igize isabato ni 7, muyikube n'amasabato 7 mbere y'iminsi 49. None ngo muzagaruke ku wa mbere w'isabato yindi yari igiye gukurikiraho. Ubundi rero wa mbere w'isabato burya ni ku cyumweru, ntabwo ari ku wa mbere nk'uko muvuga lendi. Uwa mbere w'isabato ku cyumweru, impamvu yabiteye ni iki? Imana yabikoze gutyo kugira ngo umunsi wo ku cyumweru ube hagati y'isabato ishize, icyumweru gishize n'ikindi kigiye kuza. None uwo munsi uhore uhuza, mbese ube nk'ikinyamwuga cy'ifatizo cyo guheraho babara. Bahereho babara iminsi igiye kuzakurikiraho y'icyumweru. Nihuse rero uyu munsi wabagaho mu Bayuda wari itegeko ry'Abalewi wo kuza ku munsi wa 49. Itegeko ni uko umunsi wa 49 ugomba kubasanga bari i Yerusalemu. Noneho wa 50 ukabasangaho baharaye, ntabwo bazaga uwo munsi. Umunsi wa Pentecote usohoye, uyu munsi wasohoye ubwoko bw'Imana buri mu cyumba cyo hejuru. Imana ishimwe. Mbibutse ko iri jambo iri bwiriza ryo kuba mu cyumba cyo hejuru ari Yesu Kristo wari waritanze. Aravuga ati maze rero nta byivuga butumwa, nta by'amakonseri, nta by'ibiterane, no, mugende mujye mu nzu yo hejuru, murindirire mu byo data yasezeranije. Dore Yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatishwa Umwuka Wera n'umuriro. Imana ishimwe. Ikintu cyo kubabwira ngo bajye mu cyumba cyo hejuru ntabwo nakirengo ntagisobanuye. Yesu yari abizi neza ko umunsi wa Pentecote nugera, ndaje musobanurira none, hasi, reka tuyite muri kave, mu nzu yo hasi hazaba huzuye abantu, imihanda yose baje muri Pentecote kurara ku munsi wa 49. Ni nako byanagenze nyine. Yesu agashaka yuko abo bazaza baje mu kwizihiza umuhango cyangwa umugenzo w'Abayuda usanzwe uriho, none agashaka kwibye, ashaka kubafatiramo, bizabera ahandi hantu. Imana nishimwe. Impamvu yabategetse kujya mu cyumba cyo hejuru. Mutekereze bene data, iyo ibintu byabaye biba bari muri cya kivange, kuba bitari gukunda. Ubwo rero baragiye, ndavuga abigishwa ba Yesu, bigira mu cyumba cyo hejuru. Twibukiranye ko yabasezeye uyu munsi abahira ibwiriza, ariko ku munsi wa 40 yari amaze azutse. Nuko byibukiranye ndetse ko mwari mubizi, abatabizi namwe mubimenyereho. Yesu yarazutse, burya azutse igitambo cye n'ituro rye ryari rimaze kwemerwa imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Yari agiye mu mwanya rero
wa ya maturo yaragiye mu mwanya wa bya bitambo n'ibyo byose byatangwaga n'abalewi, yari amaze kubirangiza byose, ryaje ngo birarangiye. Burya rimwe ibintu byinshi cyane. Noneho abahindutse nk'umuganura, ubwo yarahindutse nk'umuganura ku Mana, abagiye mu mwanya wa ya masaka, kandi simbabujije kongera kuyazunguza imbere y'Imana, gutanga amaturo, oya, muzabikomeze, ntimuzabihagarike. Ariko yari agiye mu mwanya wayo, noneho yemerwa nk'ituro kandi yemerwa nk'igitambo. Imana ishimwe. Amaze kwemerwa rero, abo hasi hariya Yerusalemu bo barimo barabara ya minsi 49, ya masabato 7 nababwiye n'iminsi ya 7, barahavuye bazanye ituro. Noneho Yesu we arapfuye. Burya umunsi yapfagaho, yari mu minsi ya Pasika, murabyibuka. Baramaze iminsi bakoze ibyo bita amashami. Muri iyo minsi ya Pasika rero bo batambye igitambo cyabo. Yesu arimo atanga iki? Niyo mpamvu mwabonye Pasika ye n'iy'Abayuda azigonganisha ku bushake. Yamaze rero kwitambaho igitambo cy'ibyaha, amaze kwemerwa nk'igitambo n'ituro. Imana ishimwe cyane, ndumva mfashijwe cyane. Kuva yazuka habazwe iminsi 40 niko tubisoma. Iyo minsi 40 irangiye, asezera ku bigishwa be, azamurwa mu ijuru bakimureba, niko biri tubwira. Birangiye bajya mu cyumba aho yabohereje kujya. Byakozwe mu gice cya mbere guhera ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 8. Bagezemo baramujoro rimwe, ubu baye umunsi wa 41 azutse, ariko ari wo wa mbere w'amasengesho. Tubyite gutyo kwa amasengesho. Bamaze mu 3 ine 5, ibaye 45 azutse, ari 5 y'amasengesho. Bamazemo 7 8 9, ibibaye 49 nyuma y'uko azutse, ni 9 y'amasengesho. Nuko wa munsi wa Pentecote usohoye, usanga hasi huzuye abashyitsi bareba bavuye imihanda yose. Biri ku murongo wa 5. Muri Yerusalemu hari Abayuda n'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Iyo usomye usanga ibihugu birimo bari baturutsemo. Biri ku murongo wa 7. Barumirwa bose baratangara bati, mbese bavuga se Abanyagalilaya? N'iki tujye tumva mu ndimi z'iwabo za kavukire, kandi turi Abapariti, murongo wa 9, n'Abamedi, turi Abanyeramu, turi abatuye Mesopotamiya, Yudaya, Kapodokiya, Iponto, muri Aziya, Ifurugiya, Ipamfiriya, Egiputa nayo yari irimo, no mu gihugu cyose cy'Ilibiya giheranye n'Ikurene, n'Abaroma, n'abashyitsi b'Abanyakurene, n'abashyitsi b'Abayuda, n'abakomeza idini yabo, n'Abanyakirete, n'Abarabu bari bahari. Ibyo turabumva bavuga ibitangaza by'Imana muri bizi wabo. Ibi bihugu byose mbirondoye ngira ngo mbumvishe ko bose bari baje muri iyo Pentecote isanzwe y'Abalewi, y'itegeko ry'Abalewi, bayijemo ku munsi wa 49, cyo twita mu Kinyarwanda kuza bwigabe, kuza bigabye bakaharara. None umunsi wa Pentecote tukazahabasanga ejo. Bivuga ngo bubahirije iyo Pentecote yabo yo mu Balewi, itegeko ryo mu Balewi, aba Yesu yabisezeranije bo bibereye mu cyumba cyo hejuru. Umunsi wa Pentecote usohora, bose bari hamwe, ndavuga babandi ba Yesu Kristo, bari hamwe mu mwanya umwe kandi bahuje umutima. Bibiliya tubwira ngo bari ku mubare w'120, ndetse ngo na Mariya nyina wa Yesu ngo yari muri abo ngabo, niko birivuga. Nuko ngo umuriro batungura uvuye mu ijoro. Murumva ko wari ubaye umunsi wa 50 Yesu azutse, ariko ubaye umunsi wa 10 Yesu azamuwe. Bivuga ngo Yesu yafashe icyo twita Pentecote y'Abalewi y'Abayuda, ayivunja mwi, arabihuza, arabigonganisha, birahura. Bimaze guhura, ku munsi wa 10 agiye, ari wo 50,
abasutse umwuka wera muba mwizera. Imana ishimwe cyane. Umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga. Ntabwo wari umeze nk'umuyaga, mujye musomariza Bibiliya, ni nk'uw'umuyaga, wari umeze nk'umuriri w'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu yose bari bicayemo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo maze haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rugwa kuri buri muntu wese wo muri bo, batangira kuvuga mu zindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Niyo mpamvu usibye imyigishirize iriho muri ino minsi y'ibinyoma idahura n'ukuri kwa Bibiliya, ariko ubundi ikimenyetso cya burundu cy'uko umuntu abatijwe umwuka wera ni ukuvuga mu rurimi. Igikunda kujijisha abantu ni ugutandukanyira ijambo ururimi n'indimi. Tongues. Umuntu ubatijwe umwuka wera agomba kuvuga mu rurimi nubwo yavuga imvugwa rimwe imwe. Niba twita silabe, imvugwa rimwe cyangwa se nka silabahari. Umuntu agomba kuvuga mu rurimi nubwo yavuga ri gusa, ariko abari aho bakabivuga yivuze. Nubwo yavuga ngo tu, ariko abantu bakabivuga bivuze. Cyangwa akavuga ebyiri, cyangwa akavuga eshatu, rayini, hari abajya bazivuga njya nzumva. Ariko mu Bakorinto 12 ho hakavuga no n'ikitwa indimi nyinshi. Indimi nyinshi rero ni impano. Mujye mutandukanya indimi umuntu ahabwa abatijwe mu mwuka wera, muzitandukanye n'indimi z'impano. Indimi z'impano ikiziranga zivugwa umwanya muremure. Iryo jambo nyinshi bishobora gusobanura nyinshi z'ibihugu bitandukanye. Ubwo kandi mvuga ibihugu, wenda muravuga mutse ubwo ni ibihugu byo mu isi. Mwajya ngo se nibihe? Mwese ntimwumvise ko hariya abari bavuye Galilaya, Iponto, Pamfiliya, Mesopotamiya, Kilikiya, Buhinde, Abarabu, Elamu, Abamedi, bose bumvise bazivuga. Iyo Imana ishatse kumvisha ibitangaza abantu, ishobora guha umuntu kuvuga mu ndimi abari aho bumva. Twumvikane ko ntabwo we abazumva, n'abari aho ngaho ntibazisemura. Ni ibintu Imana ibikoze ngo abari aho babyumve mu ndimi ziwabo. I Nyarugenge mu Gakinjiro kera hateraniye umusedwa, noneho umukecuru aruzuzwa, yujujwe mu gihe cy'umushumba witwa Matiyasi Bimenyimana. Umukecuru yujujwe asenga mu giswedwa. Imana iha uwo muzungu kucyumva. Cyari igiswedwa kidasaba gusobanuzwa n'impano isobanura indimi. Cyari igiswedwa nyine umusedwa yumva. Aracyumva, arangije atumaho ngo umukecuru aze kuzabonane. Naho kumva umwuka wera yamusabiraga ko Imana yamuha inzu y'amasaziro. Yahise arayimwubakira uko yabyumvaga. Niyo mpamvu gusengesha umwuka wera iteka, Pawulo yabyandikiye Abefeso avuga ngo mujye musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, kandi nanjye munsabire kugira ngo mpabwe kuvuga zizamara. Izi ndimi z'umwuka wera umuntu ahabwa azivuga si ngombwa zibe nyinshi, nabisobanuye, ariko noneho impano y'indimi nyinshi yo irahari, hakabaho no kuzisobanura. Ubwo ibyo tuzabigeramo wenda ninjiye mu byitwa impano z'umwuka wera. Ngiyo Pentecote, nguko kubatizwa mu mwuka wera, ibi nibyo Pentecote. Kandi nyine uyu munsi niho havukiye itorero rya Pentecote. Iyo mvuze gutya simba mvuze ADPR, kuko mwe muyizi nk'iyo muri 40 yavukiye igihundwe n'abamisiyoneri. Ariko ndavuga itorero rya Pentecote ry'umwuka, niho ryavukiye. Ubwo rero bajya bafata amatorero bakayita itorero rya Pentecote, umuro wa Pentecote n'ibindi, baba bakwiye gushingira kuri iki kintu cy'uko ari itorero ryavutse umwuka wera yasutswe. Uwo munsi umwuka wera umaze kubaho, bamaze kubatizwa mu mwuka wera, bavuze mu zindi ndimi, abo hasi babyumvira hejuru. Donc byavugirwaga hejuru, abo hasi bakabyumvira hasi. Mwumve namwe urwo rusaku rwari ruhari. Nibwo rero abo hasi bazamutse batera abo hejuru. Bati ibyo nuko tubyumva bite byanyu. Aka kanya murasinze. Babyita ko gusinda ihira. Impamvu bavuze ngo gusinda nuko icyo gihe uyu munsi mukuru barawengeraga. Katuvuge kwenga cyangwa gushigisha.
barawiteguraga bakaba bafite ibyo kunywa bazaba bafitemo ibinyobwa, kandi ibyo binyobwa urumva byarasindishaga, birumvikana. Niyo mpamvu ati aka kanya ko murasinze, nibwo rero Petero yuzuye Umwuka Wera yananiwe kwiyumanganya, baramanuka barabasanga babasobanurira iby'uwo Mwuka Wera, Imana ishimwe, barabibaganiriza. Hanyuma Petero aravuga ati, mu gusoza yaravuga ati, ibi mureba ubikoze ni wa wundi mwishe. Haleluya! Wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibitangaza mureba, Imana ishimwe, niwe usutse icyo mureba iki ngiki kandi mwumva. Petero ashaka kuvuga ko ari ikintu kirebeka, kiri visible kandi cyumvikana. Hanyuma 2:37 ngo abantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'intumwa bati tugire dute? Petero ati nimwihane, ibyaha byanyu bihanagurwe, namwe muzahabwa iyi mpano. Nyuma yo kubatswa ariko murabanza mubatizwe, namwe muzahabwa iyi mpano, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Mwama dufashe cyane. Izi nyigisho izi twize hano zabaga no muri Yohana mu gice cya 15 cya 14:15, ari Yesu hanura ko ibi bizabaho, ko abantu bazabatizwa mu Mwuka Wera, aho yavuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Aravuga ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ngo ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba murimo. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ngo ahubwo nzazaho muri. Icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni ijambo ryitwa kuba umuntu yamara igihe ari aho umwuka aba, ukaba ubana n'umwuka muri indi jambo, ariko wowe utamufite. Nawe bigenzura urebe, urasanga kuva wakizwa imirimo y'umwuka rero urayibona. Iyo wateranye, abuzuzwa bakuzuzwa, ubuhanuzi bukamanuka, burya uburaho Umwuka Wera ari. Nkwibutse kandi ko Umwuka Wera afite n'inshingano zo kukugenzura, zo kukurinda atakurimo. Icyo kintu cya surveillance cyo kugukurikirana gituma abarebye agatabo kitwa umutima w'umuntu mwabonye aho inuma ihagaze ku rutugu rw'umuntu. Icyo ni igihe bavuga ngo umwuka ntago aba kurimo, ariko abagukontorora ari ku rutugu rwawe agenzura ibyawe byose. Icyo gihe rero kibaho. Yesu avuga yuko usibye icyo gihe cyo kubana n'Umwuka Wera ukabaho ari agukurikirana, ariko igihe kizagera ababemo. Imana ishimwe. Igihe kizagera abe muri mwebwe. Icyo kintu cyo kubamo rero nicyo cyitwa umubatizo. Ijambo umubatizo riva ku ijambo ry'Igiswahili kubatizwa cyangwa se ubatizo, aribyo bita kwinika cyangwa se kwinama. Ubwo rero Umwuka Wera nyuma yo kubatizwamo, Yesu avuga yuko none icyo gihe ngo bizajya biba bimworoheye kuba aho abantu bari hose. Nzabana namwe ibihe byose, aho muzaba muri hose. Imana ishimwe cyane. Muri iki gihe dufite Umwuka Wera, bituma Yesu ashobora kubana natwe ahantu hose. Iyo ni inyungu ya mbere dufite Umwuka Wera. Yesu bimworohera kubana natwe ahantu hose. Niyo mpamvu uvuze ngo nzazaho muri, ntavuge ngo nzazaho muba. Nuko naho turi haba hari muho tuba, cyangwa se aho tuba naho hagenda muho turi. Imana dufashe cyane. Iyo Yesu avuga ngo nzazaho muba, reba nawe igihe umara ahantu uba. Aho uba ushobora kuhagera saa 5 z'ijoro, saa 10 ukaba urahavuye, n'amasaha 6 gusa. Ariko yaduhitiyemo ko mu buryo bw'umwuka bizatuma azageza aho turi. Ubwo naho tuba rero hakaba hari inclus muri aho ngaho. Mwamba bafashe bene data, twifuze umunsi w'Umwuka Wera, twifuze kuzura Umwuka Wera, kuko nizo mbaraga z'abizera, niyo mababa azatuzamura. Haleluya! Nizo mbaraga turwanisha, yewe no gusenga ngo dusengeshe Umwuka Wera. Mwama tugirire neza.
ni imbaraga zifasha umugenzi wese kunesha. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye w'ijambo ryawe. Turasenze ngo izi nyigisho uziherekereshe Umwuka Wera kugira ngo abaziteze amatwi bunguke kandi bafashwe, bityo zibavane mu bwiza zibageze mu bundi bwiza. Urakoze kuzabafasha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.